Yes, reka ngo ikaze weho ukomeje gukunda ibiganiro bya Kigali Channel, ukomeje gukunda amakuru tubagezaho ndetse n'ubusesenguzi tubagezaho. Narinje rero kuvuga kuri Miss Rwanda ho gatoya, na makuru yaratangiye kujya hanze, abantu bari kwibaza ngo Miss Rwanda ni biki biri kujya mbere. Miss Rwanda ibigaragara nkaho yakoze impinduka zitandukanye, haba abantu bari mu kazi, abajaji muri rusange, aba ba Miss Jolly bari kugenda bayigaragaramo kenshi, haba aba ba Miss Iradukunda Elisa batangiye kugenda bayigaragaramo mbere batari bayirimo, haba umuvugizi wabo Megan. Murabona ko President hari ukuntu ari kugenda yintroduiza muri uyu mushinga aba Miss cyane ari gushyira mu kazi. Rero nayo makuru twari tuje kuvuga kuri Miss Rwanda ho gatoya, kugira ngo tubabwire ko Miss Rwanda isa nkaho yahinduye isura, ndetse abantu baje gutangara cyane babonye habaye selected mu bantu 20 bagiye bootcamp, harimo n'umukobwa ufite ikibazo cy'ubumuga. Ariko aya makuru niyo twari tuje gusesenguraho gatoya, kuko u Rwanda biri kugaragara ko ruri kugenda rutera imbere, ndetse ruha agaciro abanyarwanda muri rusange, waba ufite ubumuga, waba ufite ikibazo runaka, ndetse bakaguha agaciro ndetse bakakubahira icyo ushoboye. Ushaka kuba udafite ubumuga bwo kuvuga undi akakuvugira, ariko ukaba ufite imishinga myiza, cyangwa se ufite ubwiza, uburanga inyuma bugaragara, kuko papasi ya Miss Rwanda ni umuco, n'ubwenge ndetse n'uburanga. Mu cyongereza yenda navuga ngo ni culture, brain and beauty. Ibi rero niyo zo papasi za Miss Rwanda, nibyo rero bafokasingaho. Gusa niyo haba habuzemo kamwe, ariko ibindi ubishoboye kandi ubidomina cyane, ntabwo byabuza yuko waza kwitabira, kuko u Rwanda murabizi nk'umwaka ushize nibwo bamaze gukuraho n'imbogamizi zazitiraga abantu mu kwitabira bikurikije imyaka, bikurikije indeshyo, bikurikije ibiro. Ibyo byose rero izo mbogamizi zavuyeho, ndetse biri kugaragara yuko Miss Rwanda iri kugenda yumva arigima za audience yayo, bababwira ati mukosora ibi. Rero urabona ko uwo mujyo batangiye kwinjiramo. Aba Miss rero baratowe, berekeje bootcamp, ndetse bari kugenda bakoreshwa, bacishwa mu training atandukanye bemerewe, yaba ngororamubiri, yaba ibyo batozwa, yaba uburere mboneragihugu, yaba gukunda igihugu, yaba ubumenyi ku itorero nyarwanda. Ndetse mbibutse ko ejo minisita ushinzwe umuco nawe yari yabasuye, minisita Bamporiki Edouard, nawe bari bagiranye ikiganiro cyiza. Twagira ngo tubanze tubahe update kuri Miss Rwanda, tubategurira breaking news. Ejo indi nkuru turi buze gushyira hanze nuko hari abakobwa batatu bari kuvugamo Miss Rwanda. Ndi kwanga kubakomozaho rero kugira ngo mutumva ko nanjye ndi kubaha amakuru nk'ay'abandi babahaye, ahubwo ngewe umunsi w'ejo nzaze ndi kubabwira Miss wa nyawe, Miss w'ukuri muri abo batatu, kuko murabizi ko iyi Miss Rwanda yagirangwamo na ruswa nyinshi, ndetse aho Miss amenyekana mbere bitewe na ruswa, bitewe n'aya marangamutima aranga abajaji ndetse n'abayishinzwe barimo Prince Kid. Rero ejo tuzaza tubabwira ayo makuru yose, kuko turi gutohoza amakuru yo mu Miss ufite brother we uri hanze y'igihugu, ndetse uwo mu brother akaba ari ugiye kumwishyura 4 miliyoni bamuciye kugira ngo azabe ari uba Miss Rwanda. Rero turi kwanga kugira ngo dushyire umuceri hanze, hatagira abandi bantu batoza ayo makuru mbere ya Kigali Channel, ahubwo tuzagaruke ari twe turi ku breaking iyo nkuru. Nuko Miss Rwanda rero imeze, irakomeje kandi iri gutegurwa neza. Turi kubona ko hari ibintu byagiye bikosoka bitandukanye, ndetse nubwo hari utundi tudefo, ariko ku buvugizi byari byo byose bizagenda bigenda neza, byose bitungane, ndetse n'ibitarakosoka bikosoke. Nayo makuru rero ya Miss Rwanda ejo twajyaho tubararikira iyo nkuru yuko tuzashyira hanze Miss ku mugaragaro, nkuko twagiye tu breaking inkuru nyinshi zitandukanye, kandi zikagenda zijya zisohora zimwe na zimwe. Rero nayo makuru twari tubazaniye. Komeza ukurikirane ibiganiro bya Kigali Channel, dukeneye comment zanya
hasi kugira twumve ibitekerezo byanyu, n'inkuru mushaka ko tubakoreraho, ndetse mwabonye ko twazanye segment nshyashya yo kuzajya tubazanira abasitari mwakunze. Abo nabo dukeneye ko mutubwira abo mushaka kugira ngo tubazanire, ndetse mwumve ubuzima butandukanye bagiye babayemo. Sharing inkuru zacu zigere ku banyarwanda rero muri rusange. Komeza ugire ibihe byiza.